nongeye kubasuhuza nanone abantu mudukurikirana mu biganiro byacu, mu masomo yacu, abantu mukunda amasomo yacu, natwe turabakunda cyane. Mumeze muti? Imana iracyabarinze. Ndishimye cyane kandi ndashima n'Imana ko itunyujije muri uku kwezi kwa mbere, tukaba twinjiye muri uku kwezi kwa kabiri. Imana ishimwe kuba tukiriho kandi tugikurikirana aya masomo yacu, ndetse nta kintu kigeze gihindukaho, nta n'ihungabana ryabayeho. Tukaba twarungutse n'ikindi kiganiro twise nawe byakubaho, tugiye kujya dukurikirana ahangaha kuri iyi channel yacu. Uyu munsi tugiye kuganira nko ku bintu bigera nko kuri 4. Ndagusabye ngo iyi video uyirangize, kuko aho nuyirangiza, umuntu uri burangize ino video mufitiye impano nziza ishobora kumwubaka, impano ari bukunde. Umuntu wese uri burangize ino video, iyo mpano ni uri buyibone. Utari burangize ino video, iyo mpano ubwo nyine ntayo, ariko umuntu uri buyirangize iyo mpano mwijeje ko ari buyibone. Tugiye kuganira nko ku bintu 4, maze tugire ikindi twiyunguraho. Icya mbere, ndabanza kubashimira cyane abantu mukurikirana ibiganiro byacu, abantu mudukunda, abantu mukora like, mukarakinga, abantu twatangiranye tukaba tugeranye ahangaha muri uku kwezi kwa kabiri tukiri kumwe mukurikirana ibiganiro byacu. Ndabashimira cyane kuko nimwe muguma kudutera imbaraga, bigatuma twumva koko dukomeye. Niyo mpamvu tuguma dushyiraho ibyo biganiro. Mubuzeho natwe twakumva nta mbaraga dufite, ibiganiro tukabireka kubera ko twaba tubona nta support y'abantu dufite. Ikindi kintu nongera gushimira Imana ndetse namwe muguma gutanga aya makuru n'iki, nuko muri uku kwezi kwa mbere konyine kungutse abanyamuryango biyongera kuri Bavandimwe TV 14. Abo ni umusaruro ukomeye cyane, kuko hariho benshi bakora ibiganiro byinshi ariko mu kwezi abo bantu bakaba batababona. Hariho n'abandi bakora ibiganiro bakabarenza, ariko twebwe twishimira nubwo yaba ari umuntu umwe wiyongereye kuri uyu muryango twari dusanganywe, uwo turamwishimira kuko tuba tubonye ko hari undi muntu ugiye kongera kwiyungura ubumenyi. Kandi nicyo cyatuzanye ahangaha kuri iyi channel, kugira ngo twungure abantu ubumenyi ndetse tubahereza ibintu byabafasha. Icya kabiri, bantu twatangiranye tukaba tugejeje muri uku kwezi kwa kabiri, icyo mbasabye nuko mutagomba gucika intege, nkuko natwe tutigeze ducika intege. Nubwo byashatse kuzana imbaraga nkeya tugashaka kugendamo buhoro buhoro, ariko ntabwo twigeze ducika intege. Namwe mureke gucika intege, mureke gusubira inyuma ngo mubone ibiganiro uno munsi nimba twashyizeho isomo ritaryoshye mugire ngo ejo ntabwo rizajyaho. Ahubwo nuko muri uku kwezi kwa kabiri mbijeje ko noneho tugiye gushyira ibintu kuri gahunda. Uko byagenze muri uriya mwaka urangiye, ibyo reka tubyibagirwe. Uko byagenze muri uku kwezi kurangiye kwa mbere, ibyo reka tubyirengagize, maze dutangirane n'uku kwezi kwa kabiri. Nongera ikintu cya gatatu, ndi gusaba imbabazi ku bantu bitagendekeye neza, ku bantu ibiganiro byacu mutabibonye ngo mwumve birabashimishije, ndetse mukabona nta kigenda,
mukabona nta mbaraga bifite. Ibyo ngibyo bibaho ariko turasaba imbabazi. Noneho muri uku kwezi kwa kabiri, reka ibitaragenze neza muri uku kwezi kwa mbere, reka tubigenze neza muri uku kwezi kwa kabiri. Reka noneho tugendane muri uku kwezi kwa kabiri. Muri uku kwezi kwa kabiri tubateguriye amasomo meza mutagomba gucikwa. Ndetse ku mugoroba isomo turi bubacishirizeho rwose turaba dufunguye ayo masomo, turaba tuyakinguye. Amasomo murajya mukurikirana muri uku kwezi araba ari amasomo ashyushye kandi meza buri muntu ashobora kwigiramo koko. Abantu mwagumye gukurikirana ibiganiro byacu turabakunda cyane rwose. Muri uku kwezi kwa kabiri tubafitiye gahunda y'ibyigisho byiza kandi biryoheye amatwi. Tubafitiye gahunda y'ukuntu mushobora gufata mugafata. Reka rero icyigisho cya nimugoroba uze kukireba. Nuza kukireba urabanza umenye neza koko ikintu cyatumye udafata muri uku kwezi cyangwa muri uriya mwaka, urahita ugisobanukirwa. Numara kugisobanukirwa rero, ejo ku cyumweru nzi ko uzahita utangirana n'amasomo meza rwose, nawe ufate rwose ibintu bigende mu buryo. Abantu mwatangiranye natwe rero muri iki kiganiro tugiranye, ndabashima kuko turi kugera ku musozo wacyo. Amagambo tuvuze ushobora kumva atari ay'imbaraga, ariko ni ay'imbaraga mu bundi buryo. Ni ay'imbaraga. Ushobora kumva nta mbaraga afite, ariko ni ay'imbaraga. Reka ba bantu nabwiye ko ndi buhereze impano, noneho mwegere hafi. Mwegere hafi. Reka gukupa. Impano yanyu ndayizanye. Impano yanyu imeze gute? Impano ngiye kuguha nuyigenderaho ni impano y'ubwenge, ni impano yo kwagura ubwenge. Abantu benshi tugira ibyifuzo byacu ndetse tukagira n'intego nyinshi mu buzima, ariko hari ikintu kitubuza kugera ku ntego zacu. Icyo kintu kitubuza kugera ku ntego zacu ni ugucika intege. Ese waba ucika intege kandi wari hafi kugera ku ntsinzi? Ndakwinginze ntugacike intege. Nimba ufite intego yawe wiyemeje kugeraho, aho kugira ngo ucike intege utaragera ku ntego yawe, ahubwo ongeramo imbaraga kugira ngo ugere ku ntego yawe. Uyu munsi nimba wari ugiye gucika intege ngo usubire inyuma, wumve nta mbaraga ugishyize mu ntego yawe kugira ngo uyigereho, uyu munsi ndakwinginze ngo byuka noneho, tangira. Nimba wasinziraga amasaha 12, sinzira amasaha 10, ariya 2 uyongere kuyo washyiraga muri za gahunda zo kugira ngo ugere ku ntego yawe. Komeza ushyiremo umwete, nibwo uzagera ku ntego wiyemeje. Ikintu wiyemeje, reka gucika intege utari wakigeraho. Abantu mwari muri gucika intege muri uku kwezi tugiye gutangira kwa kabiri, dutangiye uyu munsi, ndabinginze ngo mukanguke, mureke gucika intege, ahubwo mureke twongeremo imbaraga n'umwete mu byo twakoraga kugira ngo tugere ku ntego zacu. Icyo nicyo mbifuriza muri uku kwezi kwa kabiri.
muzambwira ati bimeze bitya muri uku kwezi aho tuzajya kurangiriza, muzambwira abantu mwari mwaracitse intege mukaba mwariyongereye n'imbaraga aho intego yanyu muyigejeje. Amazina ni yayandi ni Theo MC, ninjye mwari kumwe. Iyo niyo mpano mbahaye, nimuyigenderaho izabubaka, ndetse buri muntu wese wagendera kuri ubu bujyanama hari aho bwamukura, hari n'aho bwamugeza. Reka twese dushyiremo umwete kugira ngo tugere ku ntego zacu. Intego zacu ntabwo arizo ziza zidusanga, ahubwo nitwe dushyiramo umwete kugira ngo tuzifate. Zo zigenda zidusiga kuko twacitse intege, ariko iyo twashyizemo umwete turazisanganira maze tukazifata.